iti wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Imana iravuga iti buri kintu cyose twagihaye ibisobanuro amahoro n'imigisha. Iravuga iti idha akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idha shariba falyashrab biyaminihi fa inna ash-shaytana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Intumwa y'Imana iravuga iti umwe muri mwebwe n'abari kurya ari gufungura cyangwa umwe muri mwe n'azaba ari kunywa ari gufata icyo kunywa azarishe akaboko k'iburyo ananyweshe akaboko k'iburyo. Hano intumwa y'Imana irategeka abantu kurisha akaboko k'iburyo no kunywesha akaboko k'iburyo. Intumwa y'Imana iti muramenye kandi ntimuzarisha imoso cyangwa ngo munyweshe imoso kubera yuko shitani arisha akaboko k'ibumoso ndetse akananywesha akaboko k'imoso. Bisobanuye yuko kuba wanywesha akaboko k'imoso cyangwa ukarisha akaboko k'imoso icyo gihe uba wigereranyije na shitani kubera yuko ukoze igikorwa kandi umaze kumenya yuko ariyo nzira yahisemo. Ahangaha rero hari icyitonderwa. Hari umuntu uba uri kunywa anarya aribyo twakwita wenda gusomeza turamutse tugereranyije. Ni ukuvuga yuko uyu muntu ashaka gusomeza ntabwo afatisha amaboko yombi ngo afate hano anafate hano. Tuvuge ashobora kuba ari kunywa icyayi afite n'umukati. Kugira ngo yirinde kunywesha imoso no kurisha imoso nuko afata icyayi akagifatisha akaboko k'iburyo, yamara gusoma ku cyayi akagishyira hasi, akongera agafata umukati n'akaboko k'iburyo akawuryaho, mbese akajya agenda yimenyereza gukoresha akaboko k'iburyo konyine mu kurya no kunywa. Kabone nubwo yaba ari kurya ananywa icyarimwe ari gusomeza, agomba gutereka hasi hanyuma yarangiza akarisha akaboko k'iburyo, yajya kunywa agasubiza icyo kurya yari afite hasi mu isahani, hanyuma akakirambika hasi akongera agafatisha akaboko k'iburyo mu rwego rwo kwirinda kugira ngo ataza kunyuranya n'iri tegeko ridutegeka kurisha akaboko k'iburyo no kunywesha akaboko k'iburyo. Ikindi nanone mu rwego rwo guharanira ubuzima bwiza bw'abantu kubirebana n'imyifatire mu kurya no kunywa, hari ibyo intumwa y'Imana yabujije. Byose kandi iyo bikurikiye usanga bifite aho bihurira n'ubuzima bwacu bwiza. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, iravuga iti kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatanaffasu fi sharabi thalathan wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu ashatse kuba yahumekera mu cyo kunywa, tuvuge ashaka nko guhoza, intumwa y'Imana igaragaza yumekera hanze y'icyo ari kunyweramo. Ni ukuvuga yuko hano agomba guhumekera hanze y'icyo ari kunyweramo niba ashaka nko guhuhamo. Niyo mpamvu tuza no kubona imvugo zitubuza kuba umuntu yahoza ahuhana n'umwuka we, ahubwo ibyiza yafata n'ikindi gikombe akaba ari cyo yahoresha. Ariko guhuhamo urumva yuko mu kanwa umwuka uturukamo ntago ari mwiza, noneho ukongera kunywa urumva yuko ibyo ngibyo ntago ari byiza. Nanone ikindi mu birebana n'imyifatire mu bintu byo kunywa nuko kunywa no kurya byose bigomba gukorwa umuntu yicaye. Umuntu yicaye bivuga ngo ntago agomba kurya ahagaze, nkuko intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, zajara an shurbi qa'ima. Intumwa y'Imana mbese ntago yishimiye umuntu unywa ahagaze. Nivuga kurya uhagaze no kunywa uhagaze, intumwa y'Imana ntabwo yabyishimiye. Ariko icyo twakongeraho hano nuko kubirebana no kurya uhagaze byo biraremereye rwose, ntago byemewe na gatoya. Ariko kubirebana no kunywa umuntu ahagaze, ibyiza nuko yanywa yicaye, ariko bibaye ngombwa yuko yanywa ahagaze wenda bitewe naho bari icyo gihe rwose birashoboka, ashobora kubikora. Nkuko hariho nanone umwe wigeze kunywa ahagaze ndetse avuga ati nigeze kubona intumwa y'Imana ibikora. No kuvuga yuko intumwa y'Imana ko yaranywe ihagaze yagira agaragaze yuko hari igihe byaba ngombwa umuntu akabikora, ntago hari n'icyaha gikomeye. Ariko ibyiza no kuba wagira gute, mbese iyo unyweye uhagaze ubunyuranyije n'umugenzo mwiza, ariko ntago ubonye icyaha. Ariko kurya uhagaze byo ntago byemewe rwose hakurikijwe amategeko agenga ikinyabupfura cyo mu kurya mu idini y'Uwisilamu. Ikindi nanone mu birebana n'imyifatire kubirebana no mu gufungura, kirazira mu idini y'Uwisilamu kurira cyangwa se kunywera mu bikombe, mu masahane, kurisha ibiyiko bikoze muri zahabu na feza.
no kuvuga hari abantu bashaka kuba bafite ubushobozi bw'umutungo bishoboye, ukaba wagenda ugasangarira mu isahani cyangwa ngwira mu gikombe cya zahabu na feza cyangwa rishikiko cya zahabu na feza cyangwa wenda akinyweramo. Ibyo ngibyo rero kirazira mu idini y'Ubuislamu. Intumwa y'Imana iravuga iti wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha. Intumwa y'Imana iravuga iti muramenye ntimuzarire, muramenye ntimuzanywere mu bikoresho bya zahabu na feza nk'ibikombe n'ibindi, ko kandi muramenye ntimuzanarire mu masahani ya zahabu na feza, kuko abazabikoresha hano ku isi cyangwa se ibyo ngibyo n'ibyo abantu batemera Imana hano ku isi, ariko abemera Imana ntago bemerewe kugira gute, ntago bemerewe kurira mu bikoresho nk'ibyo ngibyo bikozwe mu buryo buhenze nk'ubwo ngubwo ngo babigire ibikoresho nk'uko intumwa y'Imana Muhammad yagira gute yabitubujije. Ikindi nanone mu mugenzo wo kurya ni ukuvuga yuko hari igihe umuntu ashobora kuba yarari kurya hanyuma wenda ibiryo runaka bikaba byamucika bikikubita hasi. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imwe amahoro n'imigisha, icyambere nuko iyo yabaga ari kurya la iqa asabi'ahu thalath. Intumwa y'Imana icyambere hari n'uburyo bwo kurya noneho, ntabwo umuntu arya ngo afate intoki zose uko ari 5 azishyire mu isahani, niba wenda nta kindi gikoresho ari kurisha nk'ikanya cyangwa ikiyiko, ariko niba ari kurisha intoki ntabwo ufata intoki zose ngo azijandike mu isahani, ahubwo hari intoki nkeya. Ndetse intumwa y'Imana igaragaza yuko yajyaga irisha intoki 3 ku buryo zose zitari bugiye mu isahani.